zashira ntabwo uzahorurira mu izina rya Yesu. Amarira zashira ntabwo uzahora ku musozi w'ikigeragezo. Yesu azakunyuza hatambika. Imana yaduhamagaye ibikomeye izabyorosha, azakunyuza hatambika. Imana ishimwe cyane. Naringiye ku musozi w'Imana mpura na Yesu ari gutembera. Ndakwifuriza guhura na Yesu uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ngo yarambwiye ngo komeza uzamuke. Iyo niyo nzira. Ni mu gihe twari ku musozi, umusozi utatworohereza, umusozi utatworoheye, umusozi w'ikigeragezo. Ikigeragezo ni umusozi ukomeye cyane, ni umusozi uzamuka. Haleluya. Yesu ahumuriza umutima wanjye arambwira ngo komeza uzamuke, wicike intege. Iyo niyo nzira. Imana ishimwe cyane. Ibigeragezo n'ibiryo by'umukirisitu, nibyo bidukomeza. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ikugirira neza aho uri hose, ntukandwe, ntuterwe ubwoba n'ibyo ubona. Ibyo byose ubona, ibyo bimeze nk'imisozi iguhanamiye, Uwiteka araza bihindure amataba cyangwa se ibibaya. Nasomye ijambo rirambwira ngo Abisirayeli igihe barimo barahunga, ingabo za Farawo zibari inyuma, barareba imbere bakabona inyanja, bareba inyuma ingabo za Farawo zibari inyuma, bareba iburyo n'ibumoso bakabona ibisozi birebire batabasha kurira. Ngo batakira Mose, baravuga ati Mose we, kuki watuzanye gupfira hano hantu? Mbega iwacu ntamba zari ziriyo. Mose nawe ngo atakira Imana. Imana ishimwe cyane. Mose ngo atakira Imana. Haleluya. Ngo atakira Imana, aravuga ngo Mana, abantu wampaye, abantu wampaye barangoye, barampindukiriye. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana iramubwira ngo icyo ufite n'igiki mu ntoke. Ngo arasubiza ngo aravuga ngo mfite inkoni. Ngo uramubwira, Imana iramubwira ngo yirambure hejuru y'inyanja. Akiyirambura hejuru y'inyanja, Imana ihaca inzira. Haleluya. Imana ica inzira aho batabona inzira. Gutabarwa kwabo kuba kurabonetse. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngo maze ngo bahanyuramwo nko ku butaka ahantu humye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Maze ngo barambuka ngo bagera hakurya. Ariko ngo Imana inangira umutima wa Farawo, ngo abanyegiputa ngo barabakurikira. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu wa nyuma mu Bisirayeli yashinze ikirenge imusozi. Umuntu wa nyuma nawe mu ngabo za Farawo avuye imusozi ashinze ikirenge mu nyanja. Maze ngo Imana ibwira Mose ngo niyongere arambure inkoni hejuru y'inyanja. Maze ngo amazi araterana. Imana yiheshereza icyubahiro ku ngabo z'abanyegiputa, ku ngabo za Farawo. Maze ngo Miriyamu ngo abibonye mu gihe bari bageze hakurya, ngo atera indirimbo yo gushima. Shima Imana ku mirimo n'ibitangaza Imana imaze kugukorera, kuko izakomeza ikore n'ibindi. Iyi yakoze ibya mbere ntiyananirwa n'ikibazo cyawe. Imana ishimwe cyane. Hari inyanja ikuri imbere, asifiwe Yesu. Hari ingabo za Farawo zikuri inyuma, ndavuga ibigeragezo. Ariko Imana ije kwiheshereza icyubahiro ku ngabo za Farawo zikuri inyuma, ndavuga ibigeragezo n'inyanja ikuri imbere. Imana irayicamwo kabiri, wambuke ahameze neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Asifiwe sana Yesu. Ndakubwira Imana yangiriye neza. Imana yandinze kuva mu buto bwanje kugeza uyu munsi. Ihabwa icyubahiro cyane. Iyo niyo ndakubwira uyu munsi, kandi nzi neza ko ntacyo uzabasha kuba, naho ibikurwanya byasuriranya, ariko Uwiteka abasha kukurwanirira muri ibyo byose. Kandi amaherezo ni ukunesha, amaherezo ni intsinzi, amaherezo kuko umwami wacu yanesheje urupfu na kuzimu, nawe arakuneshereza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Numva nezerewe Imana kuri ano masaha, ndumva nezerewe cyane kuko Imana yacu ari umugira neza. Imana yacu ni umubyeyi. Imana ishimwe cyane.
kubaha Imana birayinezeza, kubaha Imana birayinezeza. Iyo umuntu yubasha Imana ikora mu bubiko bwayo igakurayo kadonzizi ikayihereza umuntu. Kubaha Imana birayinezeza. Reka twubaha Imana gusa, ibisigaye izatugirira neza. Imana ishimwe cyane. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Kubaha Imana birayinezeza. Iyo umuntu yubasha Imana ntayikorere mu buryarya, agira aravuga ati tse nayo Imana atikira. Iyo witsamuye gusa kubwo kubaha Imana iravuga ngo kira. Witegure gukira mu izina rya Yesu, haba mu buryo bw'umubiri haba no mu buryo bw'umwuka. Imana niyitanga ubukire n'icyubahiro ku muntu yayubashe, ku muntu yayikoreye. Niyo mpamvu tutaruhuka kuyikorera amanywa na nijoro. Duhora dukorera Imana yacu. Ki ntabwo ari igihe cyo kuryama. Imana ishimwe cyane, ntabwo ari igihe cyo kuryama. Umuntu azahemberwa icyo yakoze, kandi iyo mirimo yose Uwiteka azayitwibukiraho. Lord before the eye, Uwiteka azakwibukira ku mirimo yakoze. Mbega urimo gukora gute muri iyi minsi? Ni mirimo ki izakuvuganira imbere y'Umwami Imana? Imana ishimwe cyane. Imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imirimo yabera izibukwa. Mbega wowe ufite imirimo isozereye imbere y'Imana yacu? Turabona Tabita yibutswe kubw'imirimo cyangwa se ibikorwa yakoreye Petero. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bazi gushaka imigisha. Ubushize twarakoze ikiganiro kivuga ngo imigisha umuntu ntayivukana, irakorerwa, umuntu arayikorera. Imana ishimwe cyane. Tabita yakoreye imirimo, abapfakazi abadodera imyenda, afasha imfubyi n'abapfakazi. Yafasha Petero, yambara kostime amwambitse. Igihe yapfuye ngo abo yagiriye neza bararira cyane, amarira arazamuka agera ku Mana, bituma abasha kuzuka yongera kubaho. Imirimo iravuganira umuntu. Mana ishimwe cyane. Asifiwe sana Yesu. Ufite imirimo uri gukora inezeza Imana yacu, kuko ingwe ibasha gukora mu bubiko ikaguhereza kado. Iyo urimo guhinga ubuzi kuzasarura. Mana ishimwe cyane. Mbega urimo guhinga hehe? Mbega urimo guhinga gute? Imirimo urimo gukora izakuvugira igihe uzabugeze mu mwijima w'icuraburindi, igihe uzabugeze mu kigeragezo, igihe uzabugeze ahakomeye, igihe uzabugeze ahazamuka. Twumvise ko Yesu igihe twahura yarampumurije, arambwira ngo iyo niyo nzira, komeza uzamuke. Igihe narimo kuzamuka ku musozi w'ikigeragezo. Mbega wowe urimo gukora imirimo izakuvuganira, Imana izakwibukiraho. Twumvise ko imirimo yabera izibukwa. Mana ishimwe cyane. Murakoze cyane mwebwe mukunda ibiganiro byacu, mukanda subscribe, mukora comment, mukora na share kugira ngo musangize abandi ubu butumwa bwiza. Imirimo y'Imana igere kure, Yesu yamamare. Mbega Yesu yamamare cyangwa ntiyamamare? Muririmbyi aravuga ngo Yesu niyamamare. Mana ihabwe icyubahiro cyane. Niyamamare, niyamamare, Umwami wacu niyamamare, niyamamare. Agira neza niyamamare, niyamamare. Aratabara niyamamare, niyamamare. Akiza uburwayi niyamamare, niyamamare. Mana yacu niyamamare. Mana ishimwe cyane. Reka twamamaze inkuru nziza, dusharinga ku bandi, ku nshuti zacu hirya no hino, kugira ngo Yesu arusheho kwamamara, abantu benshi bafashwe n'ubutumwa bwiza. Mana ihabwe icyubahiro. Rero ntabwo tubarambira, mu ibindi byinshi muzabitubaza ku nimero yacu, mudusaba kubasengera cyangwa se
mutugezaho ibyifuzo byanyu kugira ngo turusheho gufashanya kwikoreranira imitwaro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ababiri barutumwe, niko no mu mugani w'isi bivugwa ngo ababiri bishumwe. Hari n'irindi jambo nasomye ngo ababiri basumbumwe cyangwa se barutumwe, ngo ababiri iyo baryamanye barasusurutsanya. Reka rero twibanire muri ibi biganiro, Imana ibampera umugisha cyane. Nimero zacu ni 078 58 64 705. Abari kure mwibuka gushyiraho kode y'igihugu, bityo muratubona kuri iyo nimero iba kuri WhatsApp. Ni karibu dusengane Imana, ni karibu tubwire data ibitugoye byose, nawe ariteguye kutugirira neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tumunzanire byose, ibiturusha, ibituremerera, ibitugoye tubimuremeke. Niwe wenyine ubasha kubyikorera kandi akagira icyo abikoraho. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imana nyene amahoro ibampera umugisha. Reka dusenge. Mana yacu urera kandi urakiranuka, uragahora ku ngoma iteka ryose. Dusengeye ijambo tuvugiye kuri iyi cano, dusengeye n'abarikurikiye bose, rigiraho ribavana, rigiraho ribageza, ribahindure, ribaremere ubundi buzima mu izina rya Yesu. Bakira ubutabazi buturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Tubasabiye gutabarwa n'Imana ishobora byose. Bakiye gutabarwa guturuka hera urusengero, bahabwa imbaraga zituruka i Siyoni. Babona icyo umutima wabo wifuza mu izina rya Yesu. Duhana umugisha n'abadukurikira bose, kandi ikimenyetso cy'ibyiza kize kuri bo mu izina rya Yesu, nk'uko tubibona muri Zaburi 8:7, 8:6-17. Babona ikimenyetso cy'ibyiza. Urakoze Mana yacu ko ubagiriye neza, kandi urakoze kutanze umugisha, kandi urakoze ko hari icyo ukoze. Urakoze kwijuru ritabaye, reka babone ubutabazi bwihuse, kandi babone kugirirwa neza n'Imana yampamagaye. Urakoze Mana yacu, bana natwe twese, kandi ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutwagura, ukomeze kuturindira umubiri n'ubugingo, kandi uzaduhe iherezo ryiza, uzaduhe kurangiza neza, uzaduhe kurangiza amahoro. Urakoze, nibyo dusabiye abadukurikiye bose. Amashimwe n'icyubahiro bihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu umwami.